umumenta wa mbere yitwa Dr Francis Ambassador, musuhuze niba azareba kino kiganiro. Ni Dr Ambassador hagarariye amahoro mu Rwanda, ni wo muri Peace Words. Ni umugabo mwiza cyane, yambwiye ijambo ngo ese uzi inzozi zawe. Kandi urebye ni umuntu muri movie ye, ibintu bye byose akora man, ni umuntu nyine ahora yiga buri gihe kandi ahora akoresha n'abantu abigisha. Impamvu bariya bose bamuruta baje ngo ni abambere ku mutima. Urebye niyo ndyamye, niyo ntekereje revo ndiho, niyo nkoze akazi ka mbere bakampemba, numva nakata ku mushahara, numva nakata umushahara nkamuhereza, sibyo? Ni umumenta mwiza yitwa Mwiriwe, mwaramutse bivanye naho muherereye. Turi kuri yacu nziza ishikiriza abantu ibyiza ibijanye no kwitunganiriza imirimo nka Impeta TV. Turabakiriye ku Impeta TV, umuntu wese bari mushasha karibu wakira ibiganiro byacu byiza. Tukaba dufise umushitsi wacu mwiza asanzwe yitunganiriza ibikorwa byiwe, mu byakora, mu byo yumvira byose, aragira icyo bitubwiye ko turamwakiriye. Karibu. Karibu cyane, namwe murakoze. Muraho neza? Turaho. Ariko watubwira izina ryawe? Amazina nitwa Rutayisire Michel, amazina y'ababyeyi. Nkaba ndi umushefu, nkora ibintu bijyanye n'amakekesi za anniversaire, keke za wedding ndetse n'izibindi birori bigiye bitandukanye, harimo za blood shower, harimo za baby shower, amakeke ayo yose. Sorry niba mutabyumvishe neza ku byo navuze haruguru. Ndi umushefu, nkora ibintu bijyanye n'amakekes, ndi umutrainer, ntraininga abantu mu bijyanye no gukora amakofi. Ushaka kuba umubarista kandi mwiza, ikindi cyiza cyacu nabwo tushobora kugutraininga, watubera umwana mwiza tukagutanga ukaba n'umukozi mu buzima busanzwe. Nitwa Chef rero Michel, no ku zindi platforms zanjye zose ndakomeza mbibabwire wenda uko ikiganiro kiri buze gukomeza. Murakoze. Tumva tubwiye wese uko ari, nibyo twari kumwaza mu mwanya mugana, byo nibyo turayimubaza. Dushaka kubaza, mbega ubu bariste canke ibyo usanzwe ukora ayo makeke nibiki wabitanguye ryari, bimaze mu gihe kingana gute? Amakeke nayatangiye kuyakora nigaga mu wa gatanu segonderi. Ni ibintu nize, nabyize imyaka 3. Ntago ari ugukora amakeke gusa, kubera ko njyewe nize culinary art, kandi n'ikigo nizeho cyari ikigo gitanga ubwisanzure ku banyeshuri bose bafite impano. Ndabyibuka kubera yuko njyewe niga mu wa gatanu, hari umuntu w'umwarimu nigeze gukorera keke, aribwo bwa mbere nari nyikoze. Iyo keke irapfa, ariko binsigira isomo ry'uko ubutahari nongera gukora keke nzakora keke nziza nyine ntipfe, ntibyongere kumbaho nk'ibyambayeho. Ariko bivuze ngo nyine ubundi nk'uko ukora ikintu kiri art nkabira, ko nabira bintu aba ari art, ntago ari ibintu uvuga ngo barabikwigishije gutyo gusa tubimenya. Ni impano irimo. Ugiye nko kuri platform zanjye nka Instagram ushobora kubonaho keke yo mu nyanja, kandi ntago ari inyanja, ni art, ni ibintu baguha ubumenyi ariko ugashyiraho n'impano. Niba umuntu ashobora kugurisha tableau yashushanyije, ni gute ngiye ntagurisha keke nakoze na famille ikayiryaho n'abandi bantu muri rusange? So rero ibintu byo gukora amakeke navuga ko nabitangiye niga mu wa gatanu. Nakomeje gukurira muri kariyeri y'abantu nyine bakora mu bintu bya hospitality. Menya guteka, amakofi nabyo nabifasheho training y'amezi 6. Igikoni ni imyaka 3, na general skills nafashe mu gihugu cya Zimbabwe. Nigayo ibintu bijyanye n'amaspice, uburyo ushobora kongera ibirungo mu byo kurya. Ese wari ubizi yuko, nanjye nkubaze buriya, wari ubizi yuko inkoko y'inzungu wayihindura inyarwanda? Ibyo narinzi. Icyo rero nicyo nagiye kwiga, ni nacyo nkora, ni nacyo kimbeshejeho, niko kazi nyine mbimazemo igihe kitari gitoya. Wabaza akabazo ucika intege?
ntabwo ari cyane aho gucika intege niga kurushaho, kubera yuko usanga abanciye intege ari ba bandi wakoreye bakakwambura, sibyo? Ugakorera keke umuntu yamara kuyirya irangije ngo keke yawe yari yibishye, urumva ibyo bintu ibiduca intege ni byinshi. Ariko nyine nta kintu kibaho kitavuna, n'umuntu utwara imodoka ariwe utwaye abantu baramubwira ngo abatwaye nabi kandi atigeze abagusha. So bivuze ngo rero ibintu tubamo hatagize ibintu biboneka ku ruhande bitanishije inzira turimo ngo bishake kuduca intege bidusubize hasi, hari ibintu twaba tutagikora. Kimwe nk'uko nawe hari imbogamizi nyinshi abanyamakuru muhura nazo, birumvikana, hari sapoti mutabona, natwe muhereza ibiganiro natwe turabavuna tukabagora, ugasanga unshatse nk'igihe kinini nyamara serivisi unshakaho imfitiye inyungu ku buzima bwanjye. So rero ntekereza ko ibintu biduca intege ni byinshi, ntabwo njya ndota kubireka n'umunsi n'umwe. Mbega mu gihe umaze ubikora, ni ryari wavuga ati canke igihe canke umunsi wakoze ikintu ukavuga iki kintu ndagikoze ndiyemeye na jewe? Ikintu nakoze kuri njyewe bamwe bagifata nyine nk'ikintu kiri cheap, ariko ndi mu bantu ndahera ndi mutoya kugihe navugaga ko ndi kubyiga. Umunsi ngaburira headmaster w'ikigo akarya ibiryo byanjye natetse, dessert, main course na starter, wenda ibyo bintu abantu baba mu mahoteli barabizi. Nkamenya ko ibyo bintu nabiteguye, tukavugana, akabitestinga na staff yose ikabiryaho. Nicyo gihe numvishe nongeye kugira move muri njyewe yo gukomeza gukora bino bintu. Ikindi gihe ni igihe nakoreraga company imwe hano i Kigali, nkora keke ya company national y'abayobozi b'u Rwanda ba National Police. Iyo keke amadesign yose ndadekora nyishyiraho, nza kubibona kuri televiziyo ko iyo keke yagiye kuri National Police ba graduatinze. Byari ibintu binshimishije muri njyewe, nubwo biba bitazwi n'abantu benshi, ariko buriya mu buzima ugira abantu bawe mani, ugira abantu bawe, abantu bazi ibintu byawe, abantu bazi uburyo ukora, abantu bazi ubunyangamugayo bwawe, cyangwa se simvuze ko ndi inyangamugayo ku rwego rwo hejuru, gusa ku bantu banjye nicyo navuga ko naba narakoze nkavuga ati cyakoze. Mbega nkubaze, muri ibyo bintu byawe uzi hariho umumanto canke umuntu wabirabiye ko canke n'ibintu byakuje nko gutyo? Ikibazo ni cyiza byatari. Umumenta, nagize abamenta 3 mu buzima bwanjye, kandi n'ubu ngubu ntekereza ko baziyongera, kuko umuntu w'umumenta mu buzima bwanjye cyangwa se umutoza wanjye mufata nk'ikintu ntungutse kandi ntashobora kwakwa n'undi muntu. Umumenta wa mbere yitwa Dr. Francis Ambassador, musuhuze niba azareba kino kiganiro. Ni Dr. Ambassador hagarariye amahoro mu Rwanda, ni wo muri Peace Words. Ni umugabo mwiza cyane. Yambwiye ijambo ngo ese uzi inzozi zawe? Kandi urebye ni umuntu muri move ye, ibintu bye byose akora man, ni umuntu nyine ahora yiga buri gihe kandi ahora akoresha n'abantu abigisha. Undi mumenta wa kabiri nagize, nabwo yari yarabaye mumenta wanjye wa mbere, sibyo ko impamvu Dr. yabaye wa mbere ni ukubera ko ibintu ndi kunyuramo byose yabinyuzemo, noneho yaranize afite n'agaciro karenze. Cyane bavuga ngo umwana twicazanya n'ibikomangoma, kuri revo yanjye ngiye sinamwigezaho, sinzi ukuntu nari kumugeraho, sibyo? Ariko yabaye mumenta wa mbere. Uwa kabiri rero ni mama wanjye, ni grameri wanjye, umukecuru ubyara mama wanjye, navuga ko niwe wandeze, yabaye menta wanjye. Ntabwo yigeze yemera ko nzi guteka, ariko niwe muntu wagize ububabare bwa mbere nabuze akazi ko guteka. Uri kubyumva? Yabaye umutoza wanjye mwiza kubera ko yanyigishirije ku isafuriya ngo ujye uteka witonze, ntugahubagurike uburyo ubutera hejuru. Ariko niyo yarabimenyere, ntazi ko ariyo system igezweho yo kuzana amafaranga mani. Ikindi kintu uwa gatatu nakubwiye ko ari abamenta 3. Umumenta wa gatatu mfite mu buzima bwanjye yaranandihiriye ishuri, niwe wandihiriye.
impamvu bariya bose bamuruta baje ngo ni aba mbere ku mutima urebye, niyo ndyamye niyo ntekereje revo ndiho niyo nkoze akazi ka mbere bakampemba numva nakata ku mushahara, numva nakata umushahara nkamuhereza, sibyo? ni umumenta mwiza yitwa Therese, ni tante wanjye, ni mubyara wa mama, ndamukunda cyane, aho aba ari hose mwifuriza amahoro. ni umubyeyi, ni umutoza, ni umumenta, ni umuntu udasanzwe, ni n'umuntu uzi kwihangana by the way mani. ahubwo wowe nk'umunyamakuru ndakubwiye uzashaka abantu bihangana ku rwego rwo hejuru ku buryo bakwiye certificate mani, tubakorere na cake. kuri abantu bihangana babaho neza, abantu bihangana baravunitse baba bameze nabi, ariko nyine icyo navuga abo bantu ko ari batatu nkubwiye nibo bantu navuga yuko nyine babaye urwego rwiza muri kariyeri yanjye na n'aka kanya. Nyuma y'ibyo bintu byose abamato, abantu ushimira, urumva ko ufite abantu benshi ushimira, tuje mu buzima gatoya, ni iki wifuza kuba mu buzima cyangwa kubaho cyangwa kubona? Kwifuza ni icyaha ariko gutekereza si icyaha, uri kumva? abantu ntibakazajya bitiranya ibintu mani. Kwifuza tumva bavuga muri Bibiliya cyane ibyo umbajije, cyane cyane abantu benshi batumva ibintu by'iyobokamana kimwe. njye nizera Imana, ntabwo nyizi iyo wemera niyo njye nizera Imana yanjye, njye mfite Imana, nizera Imana, sibyo? nizera ko, ntekereza ko, nsimbuje ko warumbajije ngo nifuza ibiki, nizera ko Imana izampa ubushobozi nkakora resitora nziza, mboneho no kuvugira kuri Meta TV, niba nk'abakunzi banyu abayireba ufite igitekerezo pe cyo gukora fast food iri kuri high standard, ikoze neza ku rwego bya bindi bya Dubai babona winjira ugasanga baratetse. Imana, hari amahoteli yateye imbere cyangwa se hari fast food zateye imbere, hari n'abashefu bateye imbere babona n'ababaha support bagakora fast food, winjira uteka, uko umaze guteka ibiryo uhita ubyarira umuntu abirye. so rero muri ya nzira yanjye, muri bya bitekerezo byanjye, wenda kugira ngo byumve neza, ibyifuzo byanjye byiza ni ukuzakora resitora, hahandi umukiriya ashobora kwinjira agafata chief coat nk'iyi ngiyi nambaye, agahita yambara nkamugayidinga as chief, nkamubwira ni ibiki ushaka guteka akitekera, famiye y'abantu 5 tukabatekera bari aho ngaho bagahita bakonsuminga. ibyo nibyo bintu nshaka kubona mu ntoki zanjye. mfite abakozi benshi, mfite abanyeshuri benshi, mfite abantu benshi bigira kuri iki kintu cyanjye, kandi ndumva atari na kera mani, ntabwo ari kera, kuko inzozi zanjye mbyuka mvuga ngo ejo n'ejo bundi, kandi binambonekera ko byibura abantu mfite bankurikira, abakiriya banjye bangurira. ntabwo ari ukuvuga ngo nk'uko Impeta TV mufite cano dushyiraho nk'iki kiganiro kikazafasha abantu bagiye batandukanye, byibura bampamagara bodaringa ibyo kurya, n'ubundi mba naje ku muhanda nje gushaka amafaranga, n'ubundi mbikora nshaka amafaranga. rero ntekereza ko bantu bampamagara bakarya, bantu bampamagara bakampa oda, niyo resitora nifuza kubona, noneho n'umukoresha wanjye agashimishwa no kubona ari kurira iwanjye nk'umuntu yahoze akoresha. ni muri ubwo buryo rero navuga kuri iki kibazo warumbajije. uratubwiye indoto ufise byose ni sawa, mbega uyu mwanya aho uri gukora ibyawe cyangwa uri gukorera umuntu, cyangwa ni giki kugira ushike kuri izo ndoto uri kurakora? basi gato waratambutse intambwe, n'umuntu ashobora kukumva ashaka kuvuga ati uyu muntu yarateye intambwe, kuko abantu bakunda gushigikira umuntu babona ko hari ahandi hantu yishikanye. mbajije ikibazo cyiza byahataye. nerega kwikorera ni kimwe, no gukorera abandi ni kimwe, ariko wemera ko no gukorana n'umuntu umeze nk'uri kwikorera cyane, nk'abantu baba bafite experience. iyo uri gukora ibintu wize, sibyo? uri umunyamakuru,
nanjye nshobora kukubaza kino kibazo nkakubaza ngo ese urikorera kubera ko ubikora neza nta dega za danje. Ibaze ufite nk'umukozi akaba yiba porodagiti ugura kugira ngo muzikoreshe, kandi mu by'ukuri urazigura kugira ngo umukorere kazi yaguhaye, abakiriya baze yunguke anaguhembe. Muri makeya nsubije ikibazo wambajije, nkorera abandi ariko icyizere bampaye gisa nkaho nikorera. Ndikorera ku mutima wanjye, iyo ndi mu kazi ke numva ko mba ndi kwikorera, kubera ko iyo nsohoye komande imwe ebyiri eshatu zishyuwe ibihumbi 40 iyo komande ntigaruke, sibyo bosi, tukamara icyumweru tutavuganye, atari uko kuvuga ngo ntitwagiranye ikibazo ngo nibyo bintu bitaduhuje, ahubwo ari ukuvuga ngo ni ibiki twakongera muri bizinesi yawe. Ndumva mba nikorera ku rundi ruhande, mu mutima wanjye ndikorera, ariko ku rwego rw'amabizinesi nkorera abandi. Ndashaka kugera kuri za nzozi nahoze nkubwira. nta kintu watubwira uri kuregeza imbere cyangwa uri kurakora wateye intambwe gatoya mu mwanya mutoya cyane? Wow. Hari umuntu nigeze mbona kuri zino platform arimo aravuga ngo mwamubajije ngo yageze ku kinga ibintu yabikuyemo iki, aravugamo ngo nakuyemo ngindaya, ngo nakuyemo iki, sibyo? Ariko w'ikintu wagezeho ukaba ugihumeka, ntekereza ko icyo kintu iyo uba ukigifite ugifata mu bintu byawe, sibyo? Ariko ntekereza ko ndakubwira ninjye ku kibazo mbajije pe, ikintu nakuyemo kuba uyu munsi ngiye ntari umuntu ubarwa muri leta ko mfite amadega menshi, ugirana ibibazo n'abayobozi batandukanye, sibyo? Ikintu nungutse cya mbere ni icyizere mu bantu, icya kabiri birantunze nibeshijeho, icya gatatu mfite n'abantu ngiye nafashije bari mu kazi kubera ngewe, sibyo? Mfite abantu ntashobora kujya kwa muganga ngo bumve ikibazo mfite banyihorere cyangwa bantererane, sibyo? Ku ruhare rwa mbere nungutse abantu. Icya kabiri nagize experience cyane. Rero icya gatatu nanasevinze, nteganya no gukora iyo ntuza, mbonye n'izindi mbaraga ni ibintu byiza, ariko nanasevinze ku buryo hari igihe ntazaba nyikorera abantu, nzaba nikorera kandi bitari kera, ni vuba ngaha. I promise. Ufite ubwenge. Murakoze cyane, murakoze kabisa. Ntabwo n'abashaka ko n'izo training bakurikirana channel yanyu, sibyo? N'inshuti zawe cyangwa nawe n'abandi bantu bose ubona babyifuza bafite focus, nabaha amahirwe, nabaha training mu gihe gitoya, nabashakira akazi mu gihe nabashije kubaha training, kuko ntabwo njya ndangira akazi umuntu nta trainings, uko icyizere kiba kiri hasi. Wifuza nko kugushigikira canke kukurondera ngo mukorere keke mu mwanya muto, mubwira aho gusanga na nimero yawe bishobotse? Urumva uwo nkorera afite office mu mujyi, ni Patisserie Bredor, bakorera mu mujyi downtown, hari amataxi amabisi aparika, ariko kuri branch yo ku Gisozi ni njyewe muyobozi wayo. Kubaherereye muri Gisozi bose n'ibindi bice bihegereye, ni nimero yanjye bahamagara, ni 0788 010 55 366. Nabahereza na Instagram yanjye ni chef M250, no kuri YouTube niko wandikaho, no kuri TikTok ni chef M250. Turagushimiye cyane. Murakoze, nanjye ndabashimiye, ndishimye cyane kabisa, ni iby'agaciro. Igiki wabwira Impeta TV? Impeta TV ndabakunda, sibyo? Nkunda kubakurikira cyane, none nanabwira n'abandi mani, ica no mureke mbabwire bro, muzajye muyikurikira, muzajya mubonaho abantu benshi bagiye batandukanye, muzajya mwumviraho ibintu, nibo bantu ba mbere bumva amakuru bucici, abandi bamara kuyavuga bo bagahita noneho bakubwira imvu n'imvano yabyo, bababwira ahubwo bararenze. Kabisa, ahubwo mujye mukurikira ino channel pe, ku izina ry'Imana, baho n'ibyana.
turabashimiye cyane abadukurikirana n'abazodukurikirana kandi duhamagariye n'urundi rwaruka muturondera mutubwire impano zanyu mu Burundi mu Rwanda karibu ciao ciao